So our team has won. Ikipe yacu yatsinze ibitego bibiri, has won 2 goals. His brother has made an accident. Murumuna we umubyeyi ati umwana yasinziriye, the baby has slept. Umwana yasinziriye. Shobora kubwira mugenzi wawe ati my uncle has passed the exam. Marume wanjye yatsinze ibizamini. Marume yatsinze ibizamini. Hello, my name. Hello dear viewer and welcome to Language Booster TV. I am your teacher El Karunan. Today we are going to see present perfect tense, how to use present perfect tense to talk about the recent activities, the activities you have done in few minutes, in few hours, in a few moments ago, not later than today. So I welcome to this lesson. I encourage you to subscribe to this channel so that you can get more learning videos in Kinyarwanda and Kiswahili as well as English. So this is Language Booster TV, the YouTube channel which teaches you 3 languages, including English, Kinyarwanda, and Kiswahili. So ngo ikaze ku muyoboro wa YouTube channel witwa Language Booster TV, umuyoboro kugezaho amasomo atandukanye kandi kwigisha indimi 3 zitandukanye zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igiswahili. Ndi mwarimu wawe Eric Unani. Umunsi tugiye kureba isomo rishyashya, ni muri gahunda ya Icyongereza, ni isomo rya 3. Tugiye kuvuga ibyo umuntu yakoze, tugiye kwiga kuvuga uko wavuga, tugiye kwiga uko wavuga ibyo wakoze mu gahe gashize katarenze umunsi, mu gihe cyitwa impitakare mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Vuga ibikorwa wakoze mu gahe gato gashize katarengeje uyu munsi. In Language Booster TV, I encourage you to subscribe to this channel. Ndagushishikariza gukanda subscribe kuri no channel ukajya ubona amasomo atandukanye yigisha izo ndimi 3. Hariho amasomo menshi kandi y'ingenzi yakugira umumaro. I do also encourage you to like our videos, share them to your friends, and comment where possible. Tongera kugushishikariza gukora subscribe kuri no channel, kayikunda, ukora like ku ma videos yacu urebye kandi ugasangiza n'abandi igihe usanze isomo ari ry'ingenzi kandi hari icyo rikunguye. I do also encourage you to visit our posts so that you can access to different questions for testing your ability depending on the context, on the content uploaded here. Nongera kugushishikariza kandi gusura posts zino channel kanda ku gafoto karanga channel yacu kare mu iguni hariya, hanyuma wamara gukandaho ubwo mu yandi magambo searching kuri YouTube Language Booster TV, numara kugeraho ukane ku gafoto karanga channel yacu, numara kugeraho uragera ko handitse home, videos, playlist, shorts and the post. Wowe urakanda handitse post, uhite ugera ku bibazo bitandukanye, umanuka cyane harimo ibibazo bitandukanye. Ikiza kibi nuko numara gukora ikibazo wagikora hasi baraguha ibisobanuro by'igisubizo cy'ukuri n'impamvu aricyo mene magambo ushobora kwigiramo n'andi masomo atandukanye binyuze mu bizamini biba byashyizwe kuri post zacu. So I welcome you to today's lesson. Ngo ikaze ku isomo ry'uno munsi tudafitaye igihe, reka dutangire. Present perfect tense, imitakare mu Kinyarwanda, ni igihe cyitwa imitakare. Iki gihe tugikoresha tuvuga ibikorwa twakoze mu gihe gito gishize kitarengeje umunsi, cyangwa kitarengeje uyu munsi, kitarenze uyu munsi. So we use present perfect tense to talk about activities we have done in a few moments ago, no later than a day. So we form this tense by taking the verb to have in the present simple tense, and then it means have or has plus past participle. When you take a verb to have plus past participle, we mean this present perfect tense. So you take a verb to have, this have or has. It means that I have, you have, he has, she has, it has, then we have, and you have, and they have. So then we add past participle.
we add past participle. For those English learners, for those who are not a beginner, those who are not beginner, verb to her distance, they are used to this to form this tense, but they sometimes be challenged when they want to know the meaning and the actual use of this tense. Most of the case, Kinyarwanda speakers who are running English have challenges in using this tense. Abantu benshi bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda basanzwe wenda abicyongereza cyangwa bakimenyereye basanzwe bazi uburyo iyi tense ikorwamo, ariko bakaba batazi uburyo ikoreshwa. So in this video we learn to use this tense in your daily conversations. Turaza kurebera hamwe uburyo wakoresha iki gihe mu biganiro byawe ugira na bagenzi bawe. So watch till the end, subscribe, like, share and comment. Reba iyi video kugeza isoje, ukore subscribe, ukore like kandi sharing bagenzi bawe, wakwandika na comment icyifuzo, igitekerezo n'ikibazo muri comment aho hasi kw'iyo video. I love you so much. Let us start our lesson. Reka dutangire isomo ryacu uyu munsi. Can you read here? Have you eaten? Have you eaten? In Kinyarwanda, what does it mean? What have you eaten? What have you eaten? What have you eaten? In Kinyarwanda, what does it mean? I have eaten beans. I have eaten beans. I have eaten beans. He has gone to the market. He has gone to the market. We have sung good song. I have watched tragic film. My mother have cooked bread. So these sentences are in present perfect tense. But you want to know, when do we use present perfect tense? What does it mean in Kinyarwanda? So I've told you it is imitakare in Kinyarwanda. So I have eaten. It means have you eaten? It means wariye. Wariye. So these are questions that we can ask our friends in the conversation to know whether they have eaten. Iki ni kibazo twabaza bagenzi bacu mu kiganiro tugira ngo tumenye niba bafunguye cyangwa se bariye. What have you eaten? Tushobora no kubabaza icyo bariye. Mwariye iki? Wariye iki? What have you eaten? Wariye iki? I have eaten beans. Ushobora gusubiza ati nariye ibishyimbo. I have eaten beans. I have eaten whatever. He has gone to the market. Where is your father? Ushobora kuzanga kubaza ngo papa wawe ari he? Where is your father? And you can answer me, he has gone to the market. Yagiye kwisoko. We have sung good song. Twaririmbye indirimbo nziza. Ushobora kuba wagiye muri korali cyangwa se materaniro, kabwira mugenzi ati urabizi, we have sung good song. Twaririmbye indirimbo nziza. Ashobora amakuru y'ibyo wiriwemo cyangwa se wabonye. I have watched tragic film. Narebye filimi ibabaje. My mother has cooked bread. Mama yatetse iki? Ngatetse. My mother have cooked. Excuse me, it is has. My mother has cooked the bread. My mother has cooked the bread. Mama yatetse ubugari. My mother has cooked the bread. Mama yatetse ubugari. The baby has slept. My uncle has passed the exam. My neighbor has passed away. My sister has born the baby. Have you swept the ground? There's sentences we need to need daily. Tukenera mu buzima bwa buri munsi. Ushobora kubwira umubyeyi ati umwana yasinziriye. The baby has slept. Umwana yasinziriye. Ushobora kubwira mugenzi wawe ati my uncle has passed the exam. Marume wanjye yatsinze ibizamini. Marume yatsinze ibizamini. My neighbor has passed away. Muturanyi wanjye yapfuye. My sister has born a baby. Mushiki wanjye yabyaye umwana cyangwa se mushiki wanjye yabyaye. Have you swept the ground? Wakubuye kwirembo. Wakubuye kumbuga. Wakubuye kwirembo. Yes. Our team has won 2 goals.
his brother has made an accident. I have lost my phone. I have dreamed scaring dream. So our team has won. Ikipe yacu yatsinze ibitego bibiri, has won 2 goals. His brother has made an accident. Murumuna we yakoze impanuka. I have lost my phone. Nabuze telefone yanjye. Ariko kandi I have dreamed scaring dream. Narose inzozi ziteye ubwoba. So you see that these words in black are in the present perfect tense in both Kinyarwanda and Kiswahili. Urabona ko amagambo atsindagiye n'inshinga, kandi izi nshinga ziri mu mitakare. Mu Cyongereza ziri kuvuga ibyatambutse byabaye, hanyuma kandi mu Kinyarwanda naho bari kutwereka ibyahise mu kanya kashize. Ibyo rero iki gihe cyitwa imitakare. Niba utarusobanukiwe present perfect ikisobanuye mu Kinyarwanda ni imitakare. Tuyikoresha tuvuga ibikorwa twakoze mu gihe cyashize kitarengeje uyu munsi. That is what we call present perfect tense. Is this reason helpful? Mbega iyi nteruro, iri somo ni ingenzi, ryagufashije. Niba aricyo ryagufashije, binyereke ukora like kandi unyandikira muri comment iti wonderful, keep up. Urakoze cyane kandi komereza. Binyandikire muri comment kandi biranezeza nanjye, birantera motivation. Ikindi kandi kora share kuri bagenzi bawe, share kuri groups WhatsApp urimo, share kuri social media zindi ubamo, share kuri status zawe, share everywhere kuri your friends, kuri inshuti zawe. Nukuri uraba wifashije kandi nanjye umfashije kandi ufashije n'abagenzi bawe. Hanyuma kandi ushobora kunyandikira kuri nimero ya WhatsApp iri aho hasi, ukajya umbwira ati izi video ujye uzinyoherereza, nanjye rwose nkabikora nk'inshingano. Ndi umwe mu bantu basubiza comment, ndi umwe mu bantu basubiza message umuntu anyandikiye, yaba kuri YouTube yaba kuri WhatsApp, mpita ngusubiza kandi nkakwereka ko rwose nkwitayeho. Erega ndi hano ku bwanyu, nimwe nkorera nta wundi nkorera. So after seeing some sentences, we are going just to try to put in practice. We are going to try to write the short story of the day. Mwereka uburyo wakoresha iyi tense uvuga ku byakubayeho ku umunsi runaka, uyu munsi byakubayeho uyu munsi. Ushobora kuva ku kazi kugana mugenzi wawe ati uyu munsi se sheri wagenze ute, byakugendekeye bite, kabwira ati rwose uyu munsi wankomereye, wa mbere umunsi ugoye, nagenze gutya, byagenze gutya, nahuye n'ibi. Ibyo byose ugomba kubivuga muri present perfect tense. Let us try to read this story, and you have to try to make your own depending on the day. How was your day? How has been your day? Umunsi wawe wagenze ute? How has been your day? For example, in English I can write, this day has been tiring. I have done tiring jobs. I have woken up early at 4:00 a.m. I have gone to fetch water. I have prepared breakfast. I have also washed plenty of clothes. After washing, I have gone to the market. I have walked 2 kilometers to the market. So this is the story of the day. Ni inkuru ivuga iby'umunsi uko wakugendekeye. Uyu ni umunsi wanjye, njye niko wangendekeye, nawe wakwandika wakugendekeye. Buri gikorwa cyose mu byo wakoze kigomba kuba kiri muri present perfect tense, kigomba kuba kiri mu mitakare. For example, in Kinyarwanda, uyu munsi wari umunsi uruhishe. Nakoze imirimo iruhishe cyane. Nabyutse kare saa 10 za mu gitondo. Nagiye kuvoma amazi kandi nateguye amafunguro ya mu gitondo. Nameshe imyenda myinshi cyane. Nyuma yo kumesa nagiye ku isoko. Nagenze ibirometero 2 njya ku isoko. Urumva ko inshinga zose ziciye akarongo cyangwa se zitsindagiye ziri kuvuga ibikorwa wakoze uyu munsi. Rero niba ushaka kuvuga ibikorwa wakoze uyu munsi,
koresha iki gihe cyitwa present perfect tense. Fata verb to have uyitondagure, nurangiza ushyireho past participle, uraba wamaze kuvuga igikorwa wakoze bitarengeje uyu munsi. So dear friend, is this lesson helpful? Isomo hari icyo ryagufashije, hari icyo rikunguye? Bimbwire muri comment iti thank you I have learned. Thank you I have learned. Andika muri comment iti thank you I have learned. Urakoze cyane, nize byinshi. I have learned. I have got something. Hari icyo nabonye, hari icyo nungukiye muri ino somo. So I love you so much. This is Language Booster TV. We have been discussing about present perfect tense. Kwiga kuvuga ibyo wakoze. Nibyo somo kwa turi kureba. Kora subscribe, kora share, kora like, kora comment. Biramfasha kandi usure poste zacu kugira ngo urusheho kumenya amakuru y'ibigezweho kandi wisuzume ukora ibizamini bitandukanye biri kuri poste zacu. Kandi nyandikira kuri nimero ya WhatsApp iri gucishwa kuri urwo rubuga. Kuri iyo video kuri screen yawe, nyandikira kuri nimero ya WhatsApp iri kuri screen yawe. Birashoboka ko waba ufite byinshi ushaka kwiga kandi ukaba ushaka kubyiga by'umwihariko, nyandikira kuri WhatsApp. Kandi birashoboka ko waba ufite umwana wifuza gukorerwa coach up, ushobora kwigishwa byihariye, nyandikira kuri WhatsApp. Kandi birashoboka ko hari ikibazo, icyifuzo ndetse n'igitekerezo ushaka kungezaho, nyandikira muri comment, cyangwa se niba udashaka kunyandikira muri comment, nyandikira inbox kuri WhatsApp nimero iri gucishwa kuri screen yawe aho hasi. So ndagukunda cyane kandi nkwitaho. Ushaka kumbwira isomo wifuza kwiga muri rumwe muri izi ndimi, Icyongereza cyangwa se Igiswahili cyangwa se Ikinyarwanda. N'amasomo y'Ikinyarwanda ndi kuyigisha. Niba uri umunyeshuri wiga mu myaka isoza, ukaba hari isomo wifuza gusobanukirwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu masomo cyangwa se mu bibazo bijya bibazwa, bikaba wifuza kubyiga byimbitse kandi mu buryo busobanutse. Kandi niba uri umunyeshuri wawe wiga mu wa gatatu primaire cyangwa se muri kaminuza, ukaba wifuza kwiga amasomo y'ururimi rw'Ikinyarwanda, akarugisha ushaka gusobanukirwa ku rwego rwose waba uriho, wanyandikira kuri WhatsApp wambwira ati tegurira isomo, ndarikeneye kurisobanukirwa, ibintu bijya bingora, bintegurire, nabyo nahita mbikora rwose mu gihe gito. Yaba mu Cyongereza, yaba mu Giswahili, yaba mu Kinyarwanda, aho hose nguhaye rwose rugari, uzambaze isomo ushaka kwifuza iryo ryose mpari ku bwawe. Reka tusubire rero mu isomo rikurikiyeho, bari gutegura ibintu byiza cyane. Wowe jya uhora uri update, uhora uri stay in touch, komeza ube update, dukurikire video kuri video, kora subscribe kandi ukande kukazogera kugira ngo ujye ubona message ya video nshya ishyizweho kuri uno muyoboro. So let us meet next time. I encourage you to subscribe, click on bell icon so that you can get notified as soon as the new video is uploaded here. So if you are a parent, if you are a student, if you are examination candidate, P6, Senior 3 and Senior 6 on university level, you can recommend the decision you want to learn in any of these 3 languages. So let us meet next time.